rwanjye rwo kumenya umurenge wa Kicukiro rutangire muri Sonatube, hamwe mu hantu hahora urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Nari nturutse Nyabugogo, ariko nahisemo gutangira gufata amashusho ngeze hano mu muhanda rwagati, kuko nahise mbona ko ari hamwe mu hantu hagaragaza neza umuvuduko w'ubuzima bwo muri Kicukiro. Mu gitondo nkihagera, abantu benshi bari bamaze gufata inzira berekeza ku kazi, abanyeshuri nabo bari mu rugendo rujya ku mashuri yabo, mu gihe imodoka, moto na bisi byari bikomeje kunyuranamo mu buryo budasanzwe kandi hakiri mu gitondo. Umurenge wa Kicukiro rero akaba ari umutima n'ubundi w'akarere ka Kicukiro. Aha mpagaze ni Sonatube, aho tugiye gutangira urugendo rwacu rero tukamenya byinshi kuri uyu murenge wa Kicukiro. Mbibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomezanye n'ibindi biganiro byose byo kumenya igihugu cyacu muzakomeza kubona kuri. Nitegereje neza iyi rompuwe, nasanze Sonatube ari kimwe mu bice bihuza abantu baturuka impande zitandukanye za Kigali. Ku muntu uhanyuze bwa mbere ashobora kubifata nk'ahantu hasanzwe huzuye traffic, ariko iyo hahagaze iminota mike utangira kubona uburyo ubuzima bwaho budahagarara. Mu gihe nakomezaga kureba inyubako zitandukanye zihakikije, ijisho ryanjye ryaguye ku nyubako yanditseho Sonatube Limited. Nahise nibaza impamvu aka gace kitwa Sonatube. Naje gusanga izina Sonatube rifitanye isano n'uruganda rwahoze rukorera muri aka gace rwitwaga Sonatube. Uru ruganda rwakoraga imiyoboro, tube n'ibindi bikoresho byifashishwa mu bwubatsi. Uko rwagiye rumenyekana niko n'aka gace katangiye kumenyekana ku izina ryarwo. Nubwo uyu munsi Sonatube yabaye ikigo gikomeye cy'ubwikorezi n'ubucuruzi kurusha uko abantu bayizi nk'uruganda, izina ryarwo rikomeje kubungabunga amateka y'aha hantu. Icyankoze ku mutima ni ukuntu Sonatube ihuza ibintu byinshi icyarimwe. Hari inyubako z'ubucuruzi, ibigo bitanga serivisi zitandukanye, imihanda minini inyuramo ibihumbi by'abantu buri munsi, n'ibikorwa bituma umuntu ahita yumva ko ageze muri iki gice gifite ubuzima budasanzwe. Kuri njye, Sonatube si ahantu ho kunyura gusa, ni nk'irembo ryinjira mu murenge wa Kicukiro, ahatangira urugendo rwo kuvumbura imwe mu mirenge ifite ibikorwa byinshi kandi ikomeje gutera imbere mu mujyi wa Kigali. Tutarakomeza rero, reka mbibutse ikintu cy'ingenzi. Hari abantu benshi bareba ibiganiro byacu ndetse bakabikunda, ariko bakibagirwa ikintu gikomeye cyane: gukora subscribe. Reka mbasabe mbikuye ku mutima kugira ngo mubikore nk'uburyo rukumbi bwo kudutera inkunga. Nanone kandi, aho ugize ikibazo cyangwa igitekerezo wibuke kubyandika muri comment, maze bizadufashe kunoza neza ingendo zikurikira. Murakoze cyane, reka dukomeze. Maze kuva Sonatube nakomeje urugendo rwanjye n'amaguru nerekeza ku gice kizwi nka Kicukiro Centre. Muri uru rugendo nahisemo kutihutira kugera aho njya, ahubwo ngenda nitegereza ubuzima bwo ku muhanda nk'uko bwari bumeze muri icyo gitondo. Ku mpande zombi z'umuhanda hagaragara inyubako zitandukanye z'ubucuruzi n'ibigo bitanga serivisi. Imodoka, moto na bisi byakomezaga kunyuranamo, mu gihe abanyamaguru nabo bari kwihutira kujya mu mirimo yabo ya buri munsi. Icyo nabonye ni uko Kicukiro Centre ari hamwe mu hantu ubuzima butangira hakiri kare kandi bugakomeza umunsi wose. Ndi mu nzira ngenda, nanyuze no kuri kaminuza ahazwi nko kuri IPRC, ariko mu by'ukuri yitwa Rwanda Polytechnic Kigali College. Kuba hari ibigo by'amashuri biri muri aka gace bituma Kicukiro yakira buri munsi abanyeshuri benshi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu. Yes, amagaze rero akaba ari Kicukiro Centre, akaba ari kamwe mu duce tuzwi cyane muri uyu murenge wa Kicukiro. So ndahageze rero, reka naho turebe ibintu bihari. Kimwe mu bintu bihari ndi butembere ni isoko ryaho ndi buze kugenda mbereka, ndetse n'ibindi bikorwa bigenda bihabera bitandukanye.
ngera ku kiraro cya Kicukiro, kimwe mu bikorwa remezo bifasha koroshya urujya n'uruza rw'abaturage. Nitegereje uko cyubatse, mbona uburyo umuhanda wo hejuru uhuza Sonatube na Nyanza, mu gihe umuhanda unyura munsi yacyo uhuza Gatenga n'ibice bya Niboye. Ni ahantu umuntu ashobora guhagarara akabona neza uko ibice bitandukanye bya Kigali bihurira hamwe binyuze ku mihanda itunganyijwe neza. Nkimara kuva hafi y'icyo kiraro, ijisho ryanjye ryahise rikururwa n'inyubako nini ikoreramo supermarket nshya ya Home Market. Iyo nyubako ubwayo nayo ni nshya kandi igaragarira kure kubera ubunini n'imiterere yayo. Ninjiyemo nshaka kurebamo imbere, nsanga irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, kuva ku bikoresho byo mu rugo, furnitures, ibikoresho byo mu gikoni, kugeza no ku bindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Mu rwego rwo kugira ngo tugongere kuri serivisi zitangwa hano hantu, nahisemo kugura akaji gato cyane ko izuba naryo ryari rimaze gukara. Ngeze aho bishyurira, nakoresheje ikoranabuhanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Nubwo nari nkiri mu rugendo rwo kumenya Kicukiro, natangiye kubona ko uyu murenge udafite umwihariko umwe gusa. Uhuza ibikorwa by'ubucuruzi, uburezi, ibikorwa remezo n'ubuzima bwa buri munsi mu buryo butuma buri ntambwe utera hari ikintu gishya ubona. Byatumye ndushaho kugira amatsiko yo gukomeza imbere, ndeba ibindi bice uyu murenge ufite umuntu akwiye kumenya. Maze gusohoka muri Home Market, nakomeje urugendo rwanjye nerekeza mu gace kazwi cyane ku izina rya Koridoro. Nubwo atari ahantu hanini cyane, nahise mbona ko ari hamwe mu hantu ubuzima bw'ubucuruzi bugaragarira neza muri Kicukiro. Ku mpande z'umuhanda hari amaduka mato, abacuruzi, serivisi zitandukanye n'urujya n'uruza rw'abantu. Muri icyo gihe nari mpageze, ibikorwa byari ibisanzwe, ariko abantu baho bambwira ko mu masaha y'umugoroba aribwo Koridoro iba irimo abantu benshi kurushaho. Ubucuruzi burushaho kwiyongera, imodoka na moto bikiyongera, ku buryo aka gace kaba gapfutse kuzuye abantu, ibinyabiziga n'ibicuruzwa. Maze kuva muri Koridoro, nakomeje urugendo n'amaguru, nciye ku muhanda umanuka uva ku kiraro ugahura n'undi muhanda werekeza kwa Gitwaza. Mu rugendo nkomeza kwitegereza no gufata amashusho y'inyubako, ibinyabiziga n'ibikorwa by'ubucuruzi byo ku mpande z'umuhanda. Ni umwe mu mihanda igaragaza neza Kicukiro, aho ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuzima bwa buri munsi bigenda bihurira hamwe. Urugendo rw'uwo munsi narusoreje ku biro by'umurenge wa Kicukiro. Nagezeyo mfata umwanya wo kureba imiterere y'inyubako. Ugereranyije n'iyo nabonye mbere ku murenge wa Gatenga, iyi yo iroroheje kurushaho. Ariko nk'uko nabivuze mbere, agaciro k'ibiro by'umurenge ntigapimirwa ku bunini bw'inyubako yabo, ahubwo gapimirwa kuri serivisi batanga n'uruhare bifite mu mibereho y'abaturage. Aho niho nasoreje urugendo rwanjye rwo kuvumbura byinshi ku murenge wa Kicukiro. Nubwo umunsi umwe udahagije kugira ngo umenye buri kintu kiri muri uyu murenge, ibyo nabonye byanyeretse isura y'ahantu hahurira ubucuruzi, ibikorwa remezo n'ubuzima bwa buri munsi. Kandi nk'uko bisanzwe muri uru rugendo, hari byinshi nkiri gusiga inyuma bizatuma nifuza kongera kugaruka ngerageza kumenya Kigali umurenge ku wundi. Mbere y'uko nsoza, reka nanone nongere nkwibutse iki kintu cy'ingenzi cyane. Hari abantu benshi bareba ibiganiro byacu ndetse bakabikunda, ariko abakora subscribe nibo bake. Reka nkwibutse gukora iki gikorwa, ukore subscribe nk'uburyo rukumbi bwo kudutera inkunga. Ariko nanone mu kiganiro tuba twakoze, hari igihe waba wagize ikibazo cyangwa igitekerezo, ndagusaba cyane kubyandika muri komenti kugira ngo bizarusheho gutuma tunoza urugendo rukurikira. Reka tuzabonane muri video itaha. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.